yaba mana tandigi tari hose piridi rimandita digidi oya na nima tanima hari icyo nakubwiye mana kubera iki oya tazafu oya Rita mandango zete rita kita rido mandi kotrebon nemanda trado minikita zedigi Stefos. tatik trebonema haizo bremanda wa mwana wambabariye rite gidema Rita penemanda hati mana we hati yemwe tradomene gite hati ye uhagaze wirinde utagwa hando benemanda hati nawe wibwira ko urimo wirinde utanyagirwa kubera ko amazi atari yayandi domene gidema kunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona ridomini gidimanda hatuwemera kanyumvira hazarya kuri manu yayishiwe abanyubashye benekita egome hati dore ndaza vuba hati kandi nje gutambuka nje kwereka abakomeye ko ndi Imana denomene gidema hati nje kwereka bikakaza ko ndi Uwiteka Imana hati nje kwereka abanyamashuri ko ndi Imana hati kubera ko amazi agiye gutembera hose ndetse kandi umuyaga ugiye guhuhira mu nshinge enye z'isi benemene gidema hati inshinge yibwiraga ko ikomeye kurusha izindi igiye kumenya ko ndi Uwiteka uje kunyeganyeza isi ni ku Uwiteka avuze tredomene gidema bene stande gide hati nje gutambuka hati imipaka igiye gucingwa hati kandi mu gihe cyo gucingwa kwayo ikindi gihe kigiye kuza iyo mipaka yongera ikingurwe ni ku Uwiteka avuze hadremene gide ndakangurira abantu bose kunyegera no kumba hafi no gutunganya ibidatunganye kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye yemwe nk'iyobagiza mukiringira ibitagira umumaro mukishushanya hati igihe kiraje kandi kirasohoye odromene kuwa tradomene taya ati igihe cyo gukenera ubwihisho dore kibayeho mbese uzihisha he kandi mu gihe naguhamagariye benimini taya warahoze mu busambanyi ati uzihisha he kandi mu gihe naguhamagariyeho waranze kunyizera ukisha mu bitagira umumaro ati ndaza vuba uri maso anyegere ni ku Uwiteka avuga ati kandi ukomeye ye kwirata gukomera kwe ahubwo nyegere kandi agume mu mbaraga zanjye nibwo azakomera iteka ni ku Uwiteka avuze ridomini gidimanda trodomene kuwa shadromene manda hati mube maso kubera ku munsi w'Uwiteka uri bugufi hati abakiranuka bakiranuke yedemini taya hati kubera konje kweza umugeni ati kandi nje gutambuka rwose ni ku Mwami Uwiteka avuga dandromene kuwa ngavuga ngo nimuhindukire ati kandi muhindurwe n'imiburo yanjye kubera ko demene taya igihe nabingingiyemo ndetse nkabagaruzi neza n'ijambo ryanjye mwanze kuzumva no kumvira ijambo ryanjye ntimwaryumvira ni ku Uwiteka avuga hari kuwemera kanyumvira asaba amahoro masa atikanga ikibi niko Imana ivuze amen. Imana ishimwe imwe cyane
Imana yambwiye ngo iraje kandi ije guhemba no guhana. Mana we wambabariye. Imana yambwiye ngo abantu nimube maso kandi musenge, ndetse musengesha umwuka iteka. Abari maso mwe nimukomeze mube maso, kubera ko igihe cyo kugaruka k'umukiza kiri bugufi. Igihe kiraje ndetse kirasohoye. Anita mini gidima, igihe kiraje ndetse kirasohoye. Wa munyabute we, wa munyabitotsi we, uzasinzira ugeze ryari? Ko igihe kije kandi gisohoye, niko Imana ivuze. Imana yambwiye ngo yabwiye abantu kujya mu bwihisho, banga kubuzamo. Ibwira abantu kwihana, banga kwihana. Ariko irambwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo niyorose uno mwambaro. Imana irambwira ngo abantu nibaze bajye mu bwihisho, kubera ko abami bamwe bisi bagiye gutanga, ndetse kandi bagiye kwisasira benshi abo bami. Niko Imana yambwiye. Imana irambwira ngo abahanuraga bari kwanga kuvuga ukuri, abahanuzi bari kuvuga ibitangaza. Imana irambwira ngo ngende ntangaze ngo ntabwo ari igihe cy'ibitangaza, ahubwo ni igihe cyo gushaka ubwihisho. Niko Imana yambwiye ngo mpanure. Si igihe k'ibitangaza, ni igihe cyo gushaka ubwihisho. Niko Imana yambwiye. Ndi gusoza mwihangane. Muraza kunsomera ijambo ry'Imana mwihangane abasomyi. Ariko sinonaha murareba mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 3, ariko sinonaha. Abatizera Imana negeze numva abantu bambwira ngo njya mvuga ngo ariko simvuga ijambo ry'Imana. Aho njya ndivuga, ahubwo nuko utajya ukurikira ubutumwa bwose ngo burangize, niyo mpamvu utajya uryumva. Ndano ubutumwa Imana irampa ngibure kubuma mu ijambo ryayo, niko nayisabye. Irangije irambwira ngo nzane ijerekani. Ngiri reka ngikorere nta kibazo. Iyi ni ijerekani ariko iri mu busa, nta kintu kiri muri ino jerekani. Imana irangiza irambwira ngo abantu bafite amajerekani ari mu busa. Abantu bitwa ngo ni abahanuzi, ariko nta kibarengera gihari. Abantu ni abavugabutumwa, ariko nta kibarengera gihari. Abantu barasenga barahimbaza, ariko nta kibarengera gihari. Bakora imirimo itandukanye, ariko nta kibarengera gihari. Iyi jerekani nta mazi arimo, haba n'umutonyi na muke uri muri yo. Imana irangije irambwira ngo abantu bari kugenda ntacyo bafite, bari kubwira abantu ko bafite, ariko ntacyo bafite. Imana irangije irambwira ngo abantu bari maso mu mezi 3 nibavome. Irambwira ngo kandi mu minsi 3 nibabe maso. Irambwira ngo kandi mu manywa mwe abantu nibirinde, kubera ko igihe cyo gucana kw'izuba kigiye kubura. Imana irambwira ngo kandi umwuma ugiye kuba mwinshi, kubera ubushyuhe bw'igihe Imana igiye guteza.
irambwira ngo abavoma nimuze kwiriba muvome. Mwe kwitwaza ubutunzi bw'isi, mwe kwitwaza ibyo mwagezeho, nimuze muvome banyamwuka mwe. Yemwe banyamagambo nimuze muvome, yemwe bibone nimwihane muvome, yemwe basambanyi nimwihane muvome, kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye. Uko niko Uwiteka Imana yambwiye. Yemwe banyamagambo nimwihane muvome, yemwe bibone nimwihane, yemwe batinganyi nimwihane kugira ngo mwemererwe kuvoma. Yemwe banyabinyoma mwe, yemwe bahanuzi b'ibinyoma nimwihane muvome basinzi mwe. Abari abashumba bari mu mayoga, abari abahanuzi barangariye mu buyaga n'ubusambanyi, bari mu biteye isoni n'iby'isoni nke. Ariko yambwiye ngo nimwihane muvome, kubera ko igihe cy'umwuma kibayemo. Ijerekani yawe nta mazi arimo. Yesu, nta mazi arimo, ni vide. Dore ntayo, nta mazi arimo. Dore ntayo arimo. Yanuvome, yanuvome, munyamagambi yanuvome, musambanyi we yanuvome, yanuvome, yewe munyabyaha yanuvome, kubera ko ntacyo ufite uragereranywa n'umuntu watakaje. Imana niko yambwiye. Iryo jambo urarisoma, namaze kwiyorosa, niko Imana yambwiye ahantu isenge. Ndabasoje ubutumwa. dusome ijambo ry'Imana, Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 3. Soma. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise. Ibuka ibyo wakiriye, munyamagambo, munyarwanda, munyafurika, uw'i Burayi we, yewe ukomeye, nuko ibuka ibyo wakiriye. Ubyitondere Ubyitondere kandi wihane. Numara kubyitondera wihane. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura. Munyarwanda, munyafurika, munyaburayi we, ariko nutaba amaso Nzaza nk'umujura. nzaza nk'umujura. Nawe nutamenya igihe Kandi ntabwo nzagutungurira. uzamenyera igihe nzagutungurira. Soma neza aho. Nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Soma muri Yesaya igice cyawe cya 53 umurongo wawe wa mbere. Nawe Yesaya uwasome, je ukurikiranye buno butumwa, nubwo utasoma. Haravuze ngo Yesaya 5:3 umurongo wa mbere ngo, ninde wizeye ibyo twumvishe, kandi ukuboko k'Uwiteka abanyarwanda abanyamahanga kwahishuriwe nde? Tugiye gusenga, ndasoje. Uwizeye nasengane nanjye, ace bugufi maze yihane, Imana imugirira ibambe. Reka nsenge. Mana, mu izina rya Yesu, wambwiye ubutumwa ngomba gutambutsa, ndabutambukije. Ngwino ubane natwe, muntu wese ukurikiye buno butumwa umuhereza umugisha. Jambo rye yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Ngwino ubane natwe ukoze ubutwari, imbaraga zawe zigaragare. Mwuka wera akora iby'imbaraga, ugaragaze gukomera n'ubutsinzi. Jambo ryawe rigaragare mukiza, ineza yawe igaragare. Ukurikira ntabone njye wabone wowe, ntiyumve njye wabone wowe. Bugere atandukanye mu isi atandukanye, mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndasoje munyamakuru.
Imana iguhe umugisha kandi nawe Imana iguhe umugisha yego bugera ahatandukanye. kuri Imana iguhe umugisha. Yego Twegereje ku musozo w'ubutumwa wari unatambutsa. Uwiteka kuhagure muri byose. Abo kumva bumvishe turimo ntabwo byoroshye ariko Uwiteka araza kudushoboza. Hanyuma nyemerera kuba udasobanukiwe ku muntu wakwifuza kwihana cyangwa se gusengerwa uduhe nimero za telefone kugira ngo aze kubona ukuntu aguhamagara. urakoze cyane. Nimero nta kibazo kuyitanga ni 0788 72 91 46 0788 72 91 46. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha. Ndumva nta bindi ukeneye gusobanuza wayandika kuri WhatsApp. Ku bari mu mahanga wanyandikira, abari mu Rwanda nta kibazo wayihamagara, ariko mu gihe wambuze jya wihangana kubera ko mfite gahunda nyinshi kandi imisobanuro neza n'umurimo dukora. Satani araturwanya kandi agakurira mu bantu. Mujye mutwihanganira, twitaba ab'Imana yemeye ko bitwitaba. Jya unyandikira message mu gihe wampamagaye ukabona ndakwitabye. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Urakoze. Reka nagere basuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize umugisha w'Imana aho rero hose impande zitandukanye zigize isi dutuye. Njye nitwa Ben, uyu ni Savana TV Show. Ni rwo rusengero uyu munsi wayobotse, gusa sindi nyenyine, ndi kumwe na Prophet Emmy ndetse na Prophet Daniel. Ndagushishikariza kujya ugakora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi, 5 kuri 5. Bivuga ubutumwa turimo kugera mu buryo bworoshye. Ku musozi niho twaje kumva ubutumwa bwiza bwa Kristo. Unyemerere nakira umukozi w'Imana turi kumwe uyu munsi, nubwo aje muri iyi systeme urabona ko yifubitse yifurebye. Birashoboka yuko message Imana yamuhaye aribwo buryo bwiza bwo kwitangamo yabonye. Kamwakire abatubwira amazina ko mubonye ari ubwa mbere, tuze kumenya icyo kubana uwo ari we. Tugahe ikaze hano kuri televiziyo yacu. Murakoze cyane Beni, mushumba wa Savana TV. Yego. Imana iguhe umugisha. Ndabakunda cyane, nishimiye kwakira kaze hano. Nubwo nje mwihangane ndaza kuvuga gakeya, reka negereze mikoro kugira ngo bigende neza. Ariko ubutumwa nzanye ntago busaba gusakuza, muze kwihangana. Reka Imana nizemera, ariko ni byiza ko mvuga gakeya. Nishimiye kaze muduhaye. Ndaramutse abantu badukunda ndetse batabura kutwereka ko badukunda. Imana ibahe umugisha. Ndabayambiriye mu izina rya Yesu. Abari muri Afurika, abari i Burayi, Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu. Nawe turagukunda. Pe arira sadigitanima. Mana mbabarira. Nashana kubera ko wantumye. Imye waningazo demandra dekita. Yego. Niyo. Turi kumwe n'Imana. Ndabaramukije Ben. Imana ishimwe. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha Daniel. Uri umushumba mwiza. Umukozi Imana mwiza. Uri umuhanuzi utavangiye. Yego. Imana iguhe umugisha. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Yego. By'umwihariko nabibabwiye. Umwami ageze ku